Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire cyane ku mwanya mumpaye kuganiriza abanyarwanda. Ndagira ngo mbashimire ku mahirwe muha urubyiruko, amahirwe muha abari n'abategarugori ndetse na ba rwiyemezamirimo. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Aline, mfite imyaka 28, ndubatse, mfite umwana umwe. Nkaba ndi umuyobozi naranashinze hoteli yitwa Karisimbi Cave Resort ikorera i Musanze. Mbasangije ku rugendo rwanjye navukiye mu karere ka Gicumbi, nubwo ejo byagaragaye ko bitameze neza ariko ndashishe, bivuze ngo ngomba no kuganiriza abandi tugashisha twese. Ego, ndavukiye mu karere ka Gicumbi ari naho nize amashuri abanza n'ayisumbuye, nyuma njya muri kaminuza y'u Rwanda aho nize IT mu cyahoze ari KIST. Muri COVID-19 amashuri yarafunze, twese dusubira mu rugo, ariko itangiye kugabanuka ndavuga ni iki nakora ko ntari bukomeze kwicara mu rugo. Nibwo nagiye mu karere ka Musanze mfungura boutique muri quartier, ariko nkajya mbona ni umujyi urimo amahirwe menshi uko n'umujyi w'ubukerarugendo. Nakoze amabaruwa atandukanye ngezana ku mahoteli menshi, noneho rimwe hoteli imwe irampamagara impereza akazi ko gukora kuri reception. Mpageze barishimye cyane, babona umurava nari mfite, bageze aho baranzamura mba umuyobozi wungirije. Nyuma mbona amahirwe ya program yari Imbuto Foundation ifatanyije na Cornell University, noneho niga gucunga amahoteli. Umuyobozi cyanyiri hoteli abibonye, noneho angira umuyobozi mukuru w'iyo hoteli. Mu rugendo rwo kuyobora iyo hoteli nagiye ngira challenge cyangwa se imbogamizi, aha kenshi abakiriya batuganaga bajyaga binubira service mbi. Ngerageje kwitegereza mbona abakozi dukoresha kenshi nta bumenyi ngiro baba bafite, baragenda bakiga teori ariko ugasanga ubumenyi ngiro ni bukeya. Icyo gihe nafashe umwanzuro noneho kujya tubahereza bwa bumenyi bageze mu kazi, tukamuha igihe cyo kwiga, ari byo twita mu ndimi z'amahanga in-house training. Tubaha yego ari byo twita in-house training. Noneho nyuma y'icyo gihe ndi kuganira nabo, harimo abari n'abategarugori benshi, barambwira ati ikintu kitunezeza cyangwa se kiduha imbaraga nuko tuyobowe n'umukobwa cyangwa se n'umwari, kuko bituma tubona ko nkatwe nk'abari wa murimo dukora atari umurimo uciriritse cyangwa usuzuguritse, ni umurimo waduteza imbere ndetse na sosiyete ikawumva. Ibyo byanteye imbaraga cyane, ariko bimpa kugira inzozi zagutse. Ntangira gutekereza noneho ni iki nakora kugira ngo mbere urugero abandi bari, ariko noneho mbashe no kubahereza hantu ho gukorera, mbashe no kubaha. Dukomeze. Yego, murakoze cyane. Icyo gihe nibwo natekereje gufungura aho gukorera, ariko ntago nari mfite ubushobozi bunini. Ntangira kugira igitekerezo, nagize igitekerezo cyo gufungura restaurant, ariko hakaba hari aba partners twakoranaga muri ya hoteli. Mbasobanurira icyo ndi gutekereza, baravuga ariko se kubera icyo utatangira gukora Airbnb ko uri mu bijyanye n'amahoteli. Ndavuga rero icyo nshaka gukora ntago ari ikintu cyo kuvuga ngo mbona amafaranga, nshaka gukora business n'abana banjye bazakora. Ntago ikinini ari amafaranga, ikinini ni ukubaka ikintu kigari kandi kizahoraho. Icyo gihe nagize amahirwe nsanga hari hoteli itari iri gukora icyo gihe, menya makuru, nibwo nagiye kuyirambagiza mbona isa neza, noneho bamfasha kumpa amafaranga yo gutangiza kwishyura inzu, nkakodesha no kugura ibikoresho by'ibanze, nungikanyije n'ayandi nari narabitse cyagiye nkora. Uko niko Karisimbi Cave Resort yavutse. Karisimbi Cave Resort ni hoteli cyangwa se resort ifite ibyumba 12, tukagira restaurant, tukagira souvenir shop ibamo ibyakorewe iwacu abamukerarugendo bashaka kujyana basubiye iwabo, ndetse tukagira n'ikindi twitwa farming, aho tugira ubworozi ndetse n'umurima duhingamo imboga n'imbuto, ariko mu buryo budakoresha amafumbire mvaruganda, buri organic. Izo nizo service dutanga, ariko dufite gahunda yo kwagura. Nihuse cyane muri 2024 ndagira ngo nshimire Alice, namubonye hano. BPN yaranyaprochinze, baravuga noneho dushaka kugufasha gukora business mu buryo bunoze. Icyo gihe bampaye amahirwe yo kumenya uburyo bwo gukora business, nkayikora nyinoza mu buryo buri professional, ariko nkanahura n'abandi barwiyemeza mirimo, nabyo byamfashije kongera ubumenyi bwanjye. Muri icyo gihe nabwo muri 2024 ku miyoborere myiza dufite nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
hari gahunda ihari nkeka ko urubyiruko rwinshi rutazi kandi ifasha urubyiruko. Hari exchange ikorwa hagati y'Ubudage, igihugu cy'Ubudage n'ibihugu byo muri Afurika. Iyo exchange nayigiyemo njya mu Budage mara y'ukwezi n'igice ndi kwiga ku bijyanye n'amahoteli no kureba ngo ese kabadusura bava muri Canada, bava muri Europe, bava muri Amerika ni iki baba batekereza cyangwa se baba expecting abaza hano. Ubwo bumenyi nabwo ndabubona. Ngeze ku rubyiruko rero ndagira ngo mbashishikarize kugira vision. Kubera ko amafaranga y'icyuzi tugomba kuyakobokera. Kuba rwiyemezamirimo ntabwo bizatuma utarya show. Ariko ndakeye uzanezerwa cyane uri kurya show mu mafaranga wakoreye. Ikindi kuba ari n'abategarugori ntago ari ngombwa ko umuntu aguha cyangwa se ngakujyane mu ngeso mbi kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Ndabasezeranya ko mu cyongereza banga it feels different iyo uri gukoresha amafaranga wakoreye cyangwa uri gukonsoma amafaranga wakoreye. Biranezeza cyane, nta kintu gisa nabyo. Ikindi mbwira urubyiruko ni ukunywa resi. Leta irabidushishikariza buri munsi, ariko ukabona turi kugerageza kubigendamo gake, ariko biragoye ko wakora business. Uko gukora business bitwara umwanya, bitwara imbaraga, bisaba discipline. Ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Bishoboka rero igihe udafite ibindi bisitaza, harimo no kunywa inzoga nkeya uri bushobore kuza ku managing ukita no ku murimo wawe. Ikindi navuga ku rubyiruko ni uguhora mwiteguye, kuko urumva amahirwe nagize nari niteguye ndi kuvuga nakora iki, noneho mbona ubufasha kubera ko hari icyo nakora. Bivuze ngo rero uhora witeguye ku buryo nihaza amahirwe cyangwa se opportunity uzahita uyifata. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Ikindi navuga ni inzozi mfite. Ndishimye aho ndi, ariko ntago ariho nshaka guhagararira. Nkuko nabivuze hejuru ko nkodesha, ndashaka gukomeza gusevinga, noneho nkaba naza fungura hoteli yanjye, resort iri ku rwego mbitekerezaho, nkajya muri RDB bakaba bampa ranking, ndetse nkaba naza hostinga rimwe Perezida wa Repubulika. Nsoza ndagira ngo mvuge ku kintu natwe urubyiruko dukeneye. Urumva njya gufata iyo hoteli, ni hoteli nini cyane ku bahazi, ndetse n'amafaranga yo kwishyura inzu n'amafaranga menshi. Kugira ngo rero mpamagare nyir'inzu mubwene nshaka hoteli ku myaka 25 ntago cyari ikintu cyoroshye, nta nubwo nari mfite icyizere ko ari bubyemere. Ariko yaranyemereye, aravuga nta kibazo reka nkuhe cya cyizere. Nyuma aza no kuhareba hageze abati ndanezerewe cyane uko ahantu hanjye ko nagoye ntago wahangije, wahakoze neza uri no kwazamurira agaciro. Rero namwe badukuriye cyangwa se abaturuta, nimukajye muvuga ngo Genzi bameze kwa kundi bameze kwa kundi. Nimutugirire icyizere, muduhereza ayo mahirwe natwe dukore. Murakoze cyane.